mateka y'abayobozi b'isi hari amazina atajya yibagirana nka Che Guevara, Fidel Castro, Saddam Hussein n'andi mazina nk'ayo. Ariko mu majyaruguru ya Afurika hari undi mugabo wahinduye igihugu cye agihindura nk'isi yose. Yari igitangaza ku bakunzi be, yari umwanzi w'ibihe byose kubamurwanya, ariko bose bavuzaga ko yari umuntu udasanzwe yewe kandi ukomeye. Uyu niwe Muammar Gaddafi, umutegetsi wakoze byose ku buryo butavugwa rumwe kandi mu gihe gito. Uyu munsi tega amatwi maze ukomeze umutima wawe utoze kwihangana ibidasanzwe n'ibiteye ubwoba kuri uyu mugabo, tugiye kwinjirana ku buzima bwe, imbaraga ze, ibyo yakoze byamuhesheje icyubahiro yewe n'ibyatuma abona ishyano. Je ndi Sale Hasani, iyi Imana TV, mbahaye ikaze. شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة Ariko buretse gato, ibi ni ibiremwa bibiri bitandukanye. Uyu ni umuntu yitwa Gaddafi, naho iyi ni inyamaswa yitwa intare. Ibi binyabuzima byose bihuriye ku kintu kimwe: igitugu, igitutu no gukara. Intare ni umwami w'ishyamba, ariko reka tuve ku mwami w'ishyamba tujye ku mugabo wabaye igihangange, maze kuko ibihugu by'i Burayi na Amerika birara amajoro bikibaza uburyo byazikiza uyu Umunyagitugu yifuzaga kuba umwami w'abami. Ese ubundi Gaddafi ni muntu ki? Mu mwaka w'1942 mu butayu bwa Siyerite, umuryango w'aborozi w'Ababeduwi nibwo havutse umwana nk'abandi bana bose. Inshuti n'umuryango bateranye bahuzwa n'umuhango wo kwita izina uyu muziranenge wavutse. Amazina menshi yatanzwe hatowemo gusa Muammar Gaddafi. Yakuriye mu buzima bugoye rwose, yewe yiga bimugoye cyane. Ni ubuzima bw'ubukene, ni amashuri yisumbuye yize mu kigo cy'ikirenga, ni amahirwe yigeze ajya kwiga ibya politiki mu bihugu bihenze yigeze agira. Igihe Gaddafi yari akiri ingimbi, Libya yayoborwaga n'umwami Sidi Mohamed Idris al-Mahdi al-Sunusi Idrisa wa mbere. Nubwo igihugu cyari kigizwe n'abaturage bake kandi ari kinini kandi kihagije mu mutungo kamere, ibi ntibyabuzaga abaturage kwicwa n'inzara yewe n'ubukene, kuko peteroli yacukurwaga yijyanirwaga n'abanyaburayi yewe n'ibindi bigo by'amahanga. Gaddafi yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare muri Benghazi, ariko atari umusirikare usanzwe. Yari umuhanga mu gusoma politike, amateka, Korowani, imyigire ya Gamal Abdel Nasser wa Misiri n'imyuga y'iminduramatwara zo mu Burayi n'Abarabu. Icyo gihe nibwo yashinze itsinda ry'abasirikare bato ryitwa Free Officers Movement, bifite intego yo guhirika ubutegetsi bw'umwami Idris. Mu gihe gito cyane Gaddafi yateguye kudeta, amaze ku itariki ya mbere Nzeri 1969. Gaddafi wari ufite imyaka 27 gusa yaritse ubutegetsi mu buryo budahitana amaraso menshi, maze abanyalibiya bishimira cyane ihirikwa ry'umwami Idrisa kuko bari babohotse ingoyi y'ingoma ya cyami. Yewe kandi Gaddafi yahise yirukana byihuta abakoloni bose bari bari muri Libya n'ibigo byose by'amahanga. Icyo gihe Gaddafi yatangaje Repubulika ya Libya avuga ati, Libya si y'umwami, Libya si y'abakire, ahubwo ni y'abaturage. Icyo gihe abanyalibiya benshi bamubonyemo nk'umucunguzi, bahera ko bamwita intwari. Ku ikubitiro, Gaddafi yahereye ko ashyiraho uburyo bwe bw'imiyoborere, maze abwita Third Universe Theory, abikubira mu gitabo The Green Book cyangwa igitabo cy'icyatsi. Muri icyo gitabo yavugagamo ko demokarasi ishingiye kuri za parliamenti ari uburiganya bw'abakire, ko abaturage ubwabo bagomba kwiyobora binyuze muri komite z'ubwiyunge, ko ubutunzi bw'ibihugu bugomba kugabanywa mu baturage, ndetse n'uburingane bw'umugabo n'umugore akaba ari ingenzi mu muryango. Byari ibitekerezo byateje impaka ku isi yose. Umunyarwanda ati, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Uwo mugani umwami Idrisa yarawuzi cyane, ariko ubutegetsi bwa Gaddafi bwamenye ko ubwambaye ikirezi maze bubikomeraho. Nibwo bwamburaga ububasha bwose ibihugu by'amahanga byacukuraga peteroli muri icyo gihugu, maze uwo mutungo wose uba wa Libya. Ibyo byahise bituma Libya ihinduka kimwe mu bihugu bikize muri Afurika,
Libya nibwo yahise yihaza kuko yashoboye kugira uburezi n'ubuvuzi ku buntu, imihanda minini mu butayu, ibarura ry'inganda nshya, umushinga ukomeye w'amazi wa Great Man-Made River wavomaga amazi munsi y'ubutayu. Benshi babivuga nk'ibitangaza ku butegetsi bwe, naho abandi bakabifata nk'ibikorwa by'ubutegetsi bwiganjemo imyumvire ikaze. Nubwo hari ibyiza byinshi, ariko ubutegetsi bwa Gaddafi bwashinjwaga gukandamiza abatavuga rumwe, gufunga no kwica abantu, gukoresha imbaraga mu miyoborere, ndetse no gukora ibikorwa byo gutera inkunga imitwe ku isi. Ibyo byose nibyo Gaddafi yashinjwaga n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane Amerika na United Kingdom. Ibi byatumye Libya ihirwaho ibihano bikomeye. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na bibiri na cumi na rimwe, Gaddafi yahinduye ingingo nyinshi, ava ku mikoranire y'Abarabu ajya ku Afurika. Yashoye amafaranga y'igihugu mu gushyiraho umuryango wa Afurika uhuza ibihugu, Africa Union, asaba ko hakorwa ifaranga rimwe rya Afurika, asaba ko hakorwa kandi banki nyafurika, yasabye ko hakorwa pasiporo imwe ya Afurika, igihugu kimwe cya Afurika. Abafatanyabikorwa be bamubonagamo nk'ufite icyerekezo, ariko amahanga yamubonagamo nk'ushaka gukomeza ubutegetsi bwe ku rwego rwose, yewe no gukomeza gutinya ko yakomeza gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Nyuma y'ibitero by'indege za Lockheed n'ibindi byashinjwaga Libya, ibihugu by'iburengerazuba byashyize Libya mu bihano bikomeye, maze ubucuruzi burahagarikwa, ingendo zirahagarikwa, amabanki arafungwa. Libya yagerageje kugana n'amahanga. Gaddafi yemera kwishyura indishyi ku byaha igihugu cyashinjwaga, nubwo yahakanaga uruhare mu bitero. Muri iyo myaka ibintu byasaga n'ibiri kurangira na Gaddafi, kuko nibwo muri 2011 muri Afurika yo Wema hadutse Arab Springs. Iyi yari impinduramatwara, maze abaturage bahagurukira kurwanya ubutegetsi bw'igitugu muri Libya. Naho ntibyatinze, maze mu miji ya Benghazi n'iyindi, abaturage batangiye imyigaragambyo basaba ko Gaddafi ava ku butegetsi. Gaddafi yarabyanze, avuga ko ari abatera intambara, mbese ari abatera urusaku. NATO yahise ibyinjiramo nyuma y'imyanzuro ya UN, maze koko intambara irarota hagati ya NATO, imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za Gaddafi, maze amezi aba menshi. Mu Kwakira 2011, Gaddafi yafatiwe mu mujyi wa Sirte, aho yavukiwe niho yiciwe, yapfuye yarashwe. Gupfa kwa Gaddafi byari biteye ubwoba rwose n'agahinda, gusa ntabwo byahurijweho kimwe n'isi yose. Bamwe bishimiye cyane kubona Umunyagitugu ahirikwa, ariko kandi abandi babazwa no kubona umuyobozi wa Afurika wayishakiraga ibyiza ahirikwa kandi akicwa nk'inyamaswa. Ariko kandi nyuma y'icwa rye, Libya yacitsemo ibice, imitwe yitwaje intwaro yabaye myinshi, gucikamo ibihugu bibiri cyangwa birenga, ubukungu bwasubiye inyuma, ingendo z'abimukira ziriyongera. Abantu benshi bibaza niba Libya yari imeze neza mbere cyangwa nyuma ye, ikibazo kitarabonerwa umuti kugeza na n'ubu. Ese wowe ubyumva ute? Ni iki waba uzi kuri Gaddafi ngo dusangize? Ese Libya kuri wowe nibwo ibayeho neza? Uwo mwanya wose wo muri comment section wose ni uwawe, ngo utangemo igitekerezo cyawe. Ariko kandi niba wakunze iki cyegeranyo, kora subscribe, maze ibindi nk'ibi kandi byiza bitazagucika. Reka ubutaha duhure kuri Idi Amin Dada. Ese yari muntu ki? Je, nitwa Sali Hassan. Iyi ni Man TV. Ndabashimiye.